ahubwo reka tubereke hadi mwisho, naho ngaho muri kuvuga ngo muzi ko muje kudufata, none tugiye kubahondagura, none tugere n'ahantu muta expectingaga. Mu by'ukuri hari ahantu hamaze kurwanirwa inshuro nyinshi, niba waragiye ukurikira iby'iyi ntambara, hari ahantu hari strategique cyane, kuko iyo Minembwe bagera mu karere ka Bijombo byari bigoye kubera ko umwanzi yari yazitiye hari. Rero ibyo birindiro byose birasa n'ibyasenyutse, usibye ibirindiro bitoya byasigaye ahantu bita Igakenke ruguru hajya kwishamba, mbese aho bakunda kwita kwa Shamamba, naherutse ariho hari ataragwamo, ariko naho ntekereza ko umwanzi yategereje ijoro wenda kurwana cyangwa morale gitera abarwanyi morale, nacyo ni ikindi. Ingabo z'u Burundi nta morale zifite yo kurwana iriya ntambara, kuko ni intambara y'amafuti, nta kintu bayikurikiyemo na kimwe uretse kwica abanyamurenge gusa n'ingabo za M23, kuko nibo babarinda. Ahandi hose batari ntabwo bashobora kuhaba, kuko haba hari mayimayi n'andi moko. Abakurikiye Menya Amateka TV, reka nizere ko bumeze neza, tubasuhuze tubahe ikaze muri aka kanya tugiye kubagezaho amakuru agezweho. Ni amakuru mugiye kubanamo nanjye Shadrack Niyonsenga, ndi kumwe na Munezero Willy, ndibaza ko muri kumubona. Umeze ute Willy? Ndaho ndakomeye, n'amahoro rwose, twaramutse neza. Uri mu byishimo ntangere, mugani w'abarundi kabisa, kubera amakuru meza ahari. Amakuru ni meza? Ego rwose. Hari ayo nahoze mbona ngo yitwa Poezero Tombe, ubwo ndibaza ko nayo yafitemo, niyo ugiye no guheraho ubundi utubwire ngo byifashe gute noneho ku mirongo y'urugamba muri iki gitondo cyo ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi. Urakoze cyane Shadrack. Uko wabibonye mu by'ukuri niko bimeze. Twabyukiye ku makuru meza cyane y'ifatwa rya Poezero n'utundi dusozi twari dusanzwe turi ingabo nyinshi z'umwanzi. Umwanzi ni ukuvuga ni ingabo za Congo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Urabizi ko bafite coalition ibumbiyemo izo ngabo, ndetse hakaba n'ingabo za P5, hakaba n'abazalendo, n'abacancuro, na FDLR. Urumva ni coalition y'ingabo nyinshi cyane, harimo iz'ibyo bihugu byombi. Iri joro rero ahagana masaa 8, saa 9 zaburaga iminota nka 20-25, abasore b'abakomando batwirwaneho, ariyo ngira ngo urabizi ko MRDP ariwo mutwe wabatwirwaneho ufatanyije n'ingabo za AFC M23. Baraye rero bakoze ikintu gikomeye cyane twashimye. Baraye bateye ibirindiro hafi ya byose byamaze kuvuga. Hari ibyari Poezero, hari agasozi bita Baruta, hari aho bita kuri Karongi ndetse no mu Rubemba. Aho hose baraye bakoze akazi gakomeye cyane. Barasa ingabo za coalition maze kukubwira, ziracanganyikirwa ziriruka, ndetse zashatse gukoresha drone zazo ariko biranga. Izo drone mbese nizo zagiye zibakoramo, noneho abakwiruka bahunga. Ni ukuvuga ngo utwo dusozi twose mvuze cyangwa ibyo bice uyu mwanya tuvugana biri mu maboko y'abasore birwanaho batwirwaneho. Urabizi ko aribo barinze abaturage b'abanyamurenge, babaye abandone na leta yabo, cyangwa se batereranywe na leta yakabaye ibarinda. Ntiyagarukira mu kubaterana gusa, ahubwo yifatikanyije n'ababarimbura iriya mitwe y'abamayimayi, abazalendo. Leta rero yari yarabahaye ikiraka aribo izi ko bazashobora kwirukana abanyamurenge muri biriya bice, ariko bamaze kunanirwa, leta yagiye muri uwo mugambi noneho mu buryo bugaragara. Ndetse n'ibyagarukira aho ngaho yifasha n'igihugu cy'u Burundi, nibo bamaze iyi minsi yose bahanganye n'abo basore nkubwiye. Iri joro rero baraye bakubiswe nabi cyane, barahunga bamanuka imisozi ahitwa ngo ni mu Mutambara, uzakomeza werekeza ahitwa za Ibogobogo no gukomeza.
ibice bitandukanye bya teritwari ya Fizi. Rero ayo makuru aranejeje cyane umunyamurenge wese w'umutima hari umunsi ari mu birori kubera ibyo birindiro by'umwanzi byavuyemo cyangwa se byarashwe, byari bimaze iminsi myinshi cyane bibuje abaturage amahoro. Nkwibutse rero ko aho Kwezero hari ibirindiro bikomeye ndetse hari nka base ikomeye, niho drone zavaga ziriya za kamikazi. Yabizi ko iyi ntambara yabayemo za drone cyane z'ubwoko butandukanye, ariko ziriya ntoya zagiye ziteranyirizwa hariya noneho zikagabwa ku baturage muri Minembwe mu bice bitandukanye, zari zimaze igihe zibuje abaturage amahoro. Ndizera ko bagiye kubona agahenge bukeya bagasinzira. Muri make rero niyo makuru nari nkubwiye ngo meza cyane yanejeje, yatumye uyu munsi nirirwa ameze neza ndi mu byishimo. Wari usa n'ubikomojeho utubwira icyo Poezero ivuze, utubwira yuko ari ahantu hateranyirizwaga ziriya drone zikaba ariho zahagurukiraga zijije kurasa ku banyamurenge ndetse no ku basivile muri rusange. Ariko wenda ubyaguye wanatubwira ubundi aho hantu muri Poezero kuri Twirwaneho ndetse no kuri AFC yose muri rusange, kuki batekereje kuhatera? Uretse kuhateranyiriza izo drone, ubundi hanavuze iki muri uru rugamba mu Rwanda muri rusange? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Mu by'ukuri hari ahantu hamaze kurwanirwa inshuro nyinshi. Niba waragiye ukurikira iby'iyi ntambara, hari ahantu hari strategique cyane, kuko niho hari akantu k'akabuga gatoya, indege ntoya nka za Kajugujugu zigwa, yewe ni no ku muhanda. Ibikoresho byose by'umwanzi bivuye haba za Uvira haba za Fizi, amamodoka arazizana akagera aho ngaho, kuko umuhanda barawukoze neza cyane. Niho rero ni nkayo centre ya ravitaillement y'utundi duce nkubwiye, nkaho za Baruta, za Karongi, za Rubemba, ahenshi umuhanda ntuhagera. Ariko aho Kwezero rero niho hari base nini yaravitayaga aho hantu hose, mbese ibikoresho niho byashikiraga mbere yuko bijya mu tundi duce. Rero gufatwa kwaho ni intambwe ikomeye cyane. Ni nko kuvuga ngo niyo etat major, niyo yariri etat major y'umwanzi, aho ibitero byose byategurirwaga, ndavuga ibitero byagabwaga ku baturage b'abanyamurenge ndetse n'izo ngabo zibarwanirira. Rero kuba havuyemo umwanzi yatakaje cyane, hafatiwe imbunda nyinshi ndetse na depo y'amasasu n'ibindi bintu byinshi tutaramenya neza, kuko umwanzi yahunze nabi, nta kintu ajyanye, ahunze nabi rwose. Bivuze ngo ni ikintu gikomeye cyane gufata base bene iyo ngiyo, byanze bikunze birimo ibikoresho byinshi, birimo ibyo mvuze nk'imbunde, amasasu ndetse n'ibiryo. Urabizi ko abanyamurenge bamaze iminsi muri Brokis, nta bacuruzi bazana ibintu ngo babigeze mu Minembwe, ariko nyine byagarukiraga hariya, kuko bimiriye abacuruzi kuba bazana ibiryo cyangwa se ibintu by'ibanze nk'umunyu, sukari, amasabune. Ni ikibazo gikomeye cyane, ibintu byarahenze kubera ko iyo Brokis nyine yahabaye. Rero ndatekereza ko aho ngaho hari buve ibintu byinshi bishobora kuzafasha abaturage igihe gitoya. Ikindi kandi kuba hafashwe Kwezero uyu munsi, nubwo ariyo navuze, ariko ejo ni ukuvuga mbese bucyari ejo, yes, bucyari ejo bari bafashe n'ubundi akandi gace mu Rwisankuku. Ubwo ni imbere ya Kwezero werekeza Mikenke, yewe na Mikenke ngira ngo urabizi ko bayifashe. Bivuze ngo iriya Brokis ishobora kuvaho bitari mu bushake bwabo, kuko ahantu umwanzi yari ari nk'inafungiye abanyamurenge henshi yahavuye. Igisigaye rero ni ukumenya niba koko biri bukunde ko hahita hafunguka, dore ko umwanzi aba afite imbinu nyinshi cyangwa se imigambi mibi, ashobora no kuzajya gufungira ahandi imbere. Ariko ndatekereza ko kuva biriya birindiro bye byasenyutse bizamufata igihe kugira ngo yongere deploying, asubire amere nk'uko yari ameze. Ubu ngubu birindiro byinshi byari bisa n'ibizengurutse kariya gace, byatumaga hataba access abantu bavuye mu Minembwe bagera mu karere ka Bijombo
byari bigoye kubera ko umwanzi yari yazitiye hari. Rero ibyo birindiro byose birasa n'ibyasenyutse, usibye ibirindiro bitoya byasigaye ahantu bita Igakenke ruguru hajya ku ishyamba, mbese aho bakunda kwita kwa Shamamba. Naherutse ariho hari ataravamo, ariko naho ntekereza ko umwanzi yategereje ijoro, wenda nawe araza kugenda guhunga. Niho hagize amahirwe ntibahagaba igitero uyu munsi, ariko ndatekereza kubera ko ibyabaye ahandi bidasanzwe, umwanzi waho nawe ntekereza ko araza kugira ubwoba wenyine yikuremo ahunge nawe. Nicyo navuga igisobanuro cyari Poezero. Hanyuma Willy, aho hantu iyi Poezero ndetse n'ibyo bice bindi bihegereye mukomeje kwigarurira muri iyi minsi, umuntu yahera akakubaza ati izi mbaraga ziri kuva hehe? Motivasiyo idasanzwe abahungu bafite iri gutuma babasha kwigarurira ibice ni iyihe? Intege nkeya z'umwanzi zo niba muri kuzisesengura zo ziri kuva he? Okay, iby'intambara biragoye, iyo utazirwanye biragoye kubigusobanura ngo wumve, ariko birashika cyane. Morale yo kurwana bariya basore barayifite, ariko nyine umwanzi yari mwinshi cyane kandi ari ku birindiro bitandukanye. Ariko nyine iyo wamufatiye strategy ukamugwa gitumo, urumva kumutera ariya masaha nabyo biri mu byafashije, kuko ahenshi yatunguwe nubwo abasanzwe yiteguye nyine azi ko ari ku rugamba. Tekereza ko icyo ni kimwe mu byabafashije. Ikindi kandi na drone zabafashije, drone z'umwanzi kubera ko babegeranye, hari igihe bimugora kuzikoresha arasa abo barwana, yazirasa noneho zikagenda zimukoramo nawe bikamuca intege bigatuma ahunga. Numva aricyo cya motive aba basore bamaze n'iminsi bakeneye gukuramo Poezero. Icyari cyaragoranye nuko nyine ibirindiro mvuze ko ari byinshi kandi haba hari ingabo nyinshi, urumva nyine bisaba gupanga. Buriya bapangiye aho ngaho, baza kuhakubita surprise nyine bituma bicamo barafawuru bafata ibyo birindiro. Ubu tuvugana, ukurikije imiterere y'uru rugamba ndetse n'ibyifuzo bya AFC M23 ndetse na Twirwaneho by'umwihariko, cyane cyane kuko ari nabo turi mu gice cyabo iki cya Poezero na za Minembwe, ukurikije imiterere y'uru rugamba, agace gasigaye gateye impungenge kuri abo basore ba Twirwaneho ni akahe? Oya, mu by'ukuri urumva hari haracyari hafi, aho ni hafi ya Minembwe. Umwanzi ntabwo twavuga ngo yagiye kure cyane, nubwo ibyo birindiro yabikuwemo. Hariya ni ahantu hateye nabi, kuko aho hose nkubwiye ni sheni imwe, inyuma yaho ni amashyamba yayandi mabi y'inzitane. Ahantu haba hari nk'inzira ari ahantu hamwe gusa. Umwanzi rero yamanutse muri ayo mashyamba, yenda ashobora kuziorganiza akaba yagaruka, ariko ndumva kuba bamwigijijeyo genda bashobora kumufungira hariya ntasubiye kugaruka. Icyo cyaba ari ikintu cyiza. Yenda drone zari zibujije abaturage amahoro zikazajya ziva kure nka za Baraka n'ahandi, ariko zitavuye hariya hafi, uko hariya hari hafi cyane, noneho bikaborohera. Urabizi ko drone uko ibiri hafi niko nayo biyorohera no kugira target yabo ishobora kurasa. Urumva rero ni intambwe yatewe, ariko nta wavuga ko umwanzi yabaye neutralize neza. Ibyo birindiro nyine yabyatwe, yego. Atekereza ko abasore batwirwaneho bari bugende bagakaba ibyo birindiro, wenda umwanzi bikazamugora. Ndabizi byanze bikunze azongera agerageze kureba ko yakwigarura ibyo birindiro, ko Tshisekedi na Ndayishimiye bararahiye. Sinzi ko bahita bareka intambara, nubwo bahora babeshya ngo bari mu biganiro ngo barashaka kubahiriza CCLF, ariko uko mbitekereza n'ubundi bazasubira bagerageze kwigarura Poezero, ariko byenda hari igihe bizabananira. Ubakomojeho, ariko ngiye ndigarukira kuri Ndayishimiye ndetse n'igisirikare cya FDNB. Ni igisirikare giherutse ku itariki yo kwibohora cyangwa kwikukira ku Burundi bagaragaje ibitwaro
byinshi bafite bigaragara ko ari abantu bafite igisirikare gishobora kuba cyubakitse. Nabonye ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga bati iki gisirikare kirakomeye kurenza uko abantu bagitekerezaga. Mpera aho ngaho, wowe biriya bitwaro ntabwo wabonye ari ibitwaro bikomeye wiri ukurikije uko mwari muzi kiriya gisirikare? Oya, nta gishya kirimo uko igihugu byanze bikunze kiba gifite bene biriya bitwara, ariko ndakumenyesha ko intwaro buriya mu ntambara intwaro ni kimwe, ariko na determination yo kurwana cyangwa morale gitera abarwanyi morale nacyo ni ikindi. Ingabo z'u Burundi nta morale zifite yo kurwana iriya ntambara kuko ni intambara y'amafuti, nta kintu bayikurikiyemo na kimwe uretse kwica abanyamurenge gusa, nta kintu bakura hariya rwose. Ni amafaranga leta ya Kongo iheza Ndayishimiye n'ibindi byegera wenda bakuru b'igisirikare, ariko abasirikare ubwabo nta kintu bakurikiye hariya, nta mwanzi wabo hari, si wabo, barahapfiriye cyane. Urabizi bahereye muri Kivu y'Amajyaruguru bagenda bafura byibuka ubwinshi, hafatwa n'abandi bafatwa amatekwa, na hariya yewe bamaze igihe baharwanira kandi bamaze gusigara cyangwa se kugwa abatari bakeya. Mu yandi magambo rero, nubwo baba bafite ibitwaro bingana gute, ega na Kongo irabifite kandi igenda itsindwa atari uko ibuze intwaro, ariko nta morale. Muri iyi mpamvu yo kurwana kiba ari ikintu cy'ingenzi cyane ku basirikare cyangwa se abandi barwanyi bose. Yewe nkumva ntacyo bitwaye rwose, ziriya mbunde barazifite yego, ariko ntacyo bizaba, n'ubundi batsinzwe bari bazifite, yewe siho bakinazigira. Urabizi ko Ububirigi bwabahaye imbunda nyinshi, abarundi bari bafite imbunda nyinshi ndetse biteguraga gutera u Rwanda. Urumva igihugu gifite imbaraga rwose mu bijyanye n'ibikoresho bya gisirikare, kubera nyine abo bose bagifasha. Ariko nk'uko nari mbivuze, hatari morale, hatari n'impamvu yo kurwana, n'ubundi ushobora gutsindwa ufite ibikoresho byose. Hanyuma ubu tuvugana, wari ubigize kubikomozaho tubwira ko bahunze, hari indi misozi bagiyemo ndetse ko batari kure cyane, ariko ubu tuvugana abaturage baho ngaho habaye libere ndetse n'abandi banyamurenge bari bamaze igihe ku musonga w'ayo madrone n'izo sharing za coalition, umwuka umeze ute? Haracyari vuba cyane. Urumva uko bimeze, urabona turiya duce nkubwiye nka Pwezero, hari hasanzwe hari insisiro z'abakongomani bo mu bundi bwoko batarimo abanyamurenge. Uko ibintu bya Kongo rero bimeze, abanyamurenge baba ahantu gusa hari twirwaneho n'ingabo za M23 kuko nibo babarinda. Ahandi hose batari ntabwo bashobora kuhaba kuko haba hari mayimayi n'andi moko, kandi mayimayi igeze ku banyamurenge ni ukubica, nta kwirirwa ibaza. Rero uko biri byanze bikunze, nubwo ntahageze, ariko hashobore kuba hari panike yahabaye, n'abaturage bagahunga kuko ibyariya niko bigenda. Niba ingabo bumva zari zibarinze zakubiswe zigahunga, buriya n'abaturage bahunze byenda bazagenda bagaruka, cyane ko bazi ko abasore batwirwaneho babanira neza. Uko ntekereza byanze bikunze bazagenda bagaruka, ariko urumva haracyari vuba kubera ko intambara yari ibaye ijoro kandi yari ikomeye, igatuma ibyo birindiro bihunga, n'abaturage byanze bikunze bagira panike bakita amashyamba, ariko bagenda bagaruka buhoro buhoro. Buri si ubutumwa twirwanaho biba hano ubuhe? Ndavuga abakongomani pire, abanyamurenge n'abandi muri rusange, twirwaneho yo iyo bagezeho ubutumwa ibitanga buba ari ubuhe muri rusange? Rwose twirwaneho nabo ubwabo abaturage bayitangira ubuhamya, ntabwo yica abaturage. Iyo yewe no kurwana n'ingabo za leta nuko zitumva, ariko iyo irashaka amahoro kandi bibwira abaturage ko nta muturage ihutaza, nta muturage yica, ushaka kubana n'abanyamurenge cyangwa n'abandi baturage bari mu minembwe rwose bamuha amahoro. Ababishatse bose baraza bakabana na twirwaneho rwose, ntihohotera umuturage, yamurinda, ntabwo irya ibyiwe bakuri ingabo za leta zibigenza. Niyo kuri niyo message baha abaturage bose, aho ifashe ku ingabo za leta irabahumuriza, yewe mu minsi mike bagatangira no kuza bagatura mu mahoro kandi
ikabacungira umutekano neza. Okay. Reka ngushimire Willy, ubwo urakomeza udukurikiranire izindi update ziza kuboneka nazo, nizere kuza kuboneka ukazitugezaho. Urakoze, nanjye ndagushimiye cyane rwose. Nunkenera wampamagara, byenda niba hari nzaba namenye nakubwira. Urakoze cyane. Asante sana. ahubwo reka tubereke hadi mwisho, naho ngaho muri kuvuga ngo muzi ko muje kudufata, none tugiye kubahondagura, none tugere n'ahantu muta expectingaga. Ibyo nibyo fandi rero yatweretse. Mu by'ukuri big up my dear, big up my brother. Mu by'ukuri iyo ntekereje amadubu, iyo ntekereje intare, mwabantu ubundi mureke mbabwize ukuri, ndagira ngo n'umuntu uri amnesique, n'umuntu ugira nko kwibagirwa gatoya, je ne pense pas que uwo muntu afite droit donc mu kubana n'abandi muri société. Donc umuntu uri amnesique mu bintu biri kuba iwacu, donc umuntu navuga umuntu wigira nkana, umuntu usa naho yibagiwe iwabo, akaza hano akadupfobya, agapfobya iyi cause. Ni umuntu il n'a pas droit de vivre dans cette société, kuko ni umuntu buri gihe njya mbabwira, ce sont des gens qui viennent juste kupoliwa l'environnement. Ni abantu tugomba gukora operation bita insecticide, tukabanza kwenda tukaneutraliza aho hantu, tukahasafisha. Kuko iyo abantu bicaye bakicara bagatekereza niki tugomba gukorera ubwoko bw'abanyamurenge, niki tugomba gukorera abantu basaza qui ont résisté. Ariko muzi abantu ba resista pendant 10 ans, inka zikaza zikanyagwa, amazu bakazitwika, imvura mubaze dans une année iwacu tugira 2 saisons, tugira saison pluvieuse na saison sèche. Lorsqu'il pleut, il pleut mbese ya mvura koko, kubera yuko batuye mu misozi. Nanone iyo habaye izuba, hakaba izuba imwe ya danger. Les gens résistent contre le vent et le marée, bakaresista contre umupanga y'umumayimayi n'umuretaba n'ibiki et consort. Uyu munsi tu te donnes l'audace yo kuza gupfobya iyi cause. Mwabantu ntago muzabona ijuru, nukuri kw'Imana ntago muzabona ijuru mwabantu. Iyo mutekereza umukecuru kugira ngo abone ibigori basingwa sekure, abone kagafu, avuge ngo reka ncumbire bano bana bagerageje gukumira, bagerageje gutinda umwanzi. Twebwe nous sommes le seul peuple twarwanye n'ibihugu 9, mugende mu bibari. Turwanye na bamayimayi, turwanye na Retabara, turwanye n'interahamwe, turwanye n'abatanzania, turwanye na ba CNDD, turwanye n'abamalawite, turwanye n'abande Econso na South Africa. Donc so mumbwire mwebwe, ariko bose bakaza, nous avons résisté. Turi abantu bari enclavé, tutagira umusahada. A combien plus forte raison uyu munsi habayemo coalition? Mwabantu mwega abantu muza gusa kunenga, mwangalia coalition yenu nta kintu na kimwe yadufashije, ngo fyonto ngo n'ubundi badutereranye. Wowe uvuga ngo babatereranye, wowe wakoze iki? Nicyo tuvuga rero, il y a des gens bashaka gusaba walete chakula ya kuivya musani. Qu'est-ce que tu as fait? Et puis avec quelque peu d'argent que tu donnes nabyo, nabivuze kare, on va partir à la piscine. Allez d'abord dehors, je suis au téléphone. Oui. Mumbabare gatoya. Murumva rero, ugasanga dejo abantu baba bakeneye gusa ibintu bihiye, babereke donc babapate kwanda gusa amakuru ngo hafashwe se. Uzi ko bari abantu bagiye. Oui, on va aller d'abord. Okay. Abo bana bitanze n'abasore nkawe, n'abahungu bawe. Yego njyewe akenshi ntabwo mblaming abantu bakuru, abasaza bakuru, c'est vrai, il faut baritanga uko bashoboye, ariko si urubyiruko, abantu tungana urungano, mukora iki?
même là il y a de femmes ushobora kuba udafashe imbunda ariko ushobora no gufuka igisebe, ok, ushobora no gutanga imiti, hari ibintu de base biba bihari, mais tu es là juste ngo bataguseka, ngo batamvugaho, cyangwa ugasanga urimo urakora ibintu munsi ya rido. Non, soit tu es dedans, soit tu n'es pas là. Twe turashaka abantu mwigaragaze, hein? Et les gens qui sont bakazuyaze, hein? Les gens tièdes, soit hein? Abiko baridi, donc banakuwa bajya bamera nk'abafana b'imipira, donc moyen na yaza ndio banaclamer. Non, soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Dans le malheur et dans le bonheur, iyo twaje no kwishima intsinzi mureke twishima intsinzi, iyo habaye n'ubibazo nayo mureke tubabarirane nabo. Mu by'ukuri ndongeye ndakangurira abantu, ariko nabanje no kubashimira, nababwiye yuko votre contribution, vos contributions que vous nous donnez, nukuri pe turayishimira, ntabwo tuyipfobya. Twebwe ikintu turi kunenga, la plupart de gens baza bakanenga la révolution, bakanenga ugasanga ariko nk'umuntu ufata umwanya we arimo aranenga President Kanyiki. Mw'abantu mwe, est-ce que muzi CV ya President Kanyiki? Muzi luxe yasize uriya mugabo? Abantu babazi du moins aho yabaga. Franchement, il n'est pas n'importe qui, ntabwo yantumye ngo nze muvugira, ariko si quelqu'un il a pris la peine akareka luxe, aravuga ngo reka nze sange joining abantu. Sinzi umuntu wigeze kuvuga ngo wa musaza ngo kamwe kagira akajwi ngo yitwa ka The Voice, yigeze kuvuga ngo President Kanyiki ko ari kuvuga ngo nyakajwi ni tuyita ngo ni nyakajwi, nimba nibaza uwo mugabo ari kumokera aho yicaye, ubundi we yakoze n'ubundi nimba we ari kubabazwa kandi amaherezo akahita avuga ngo erega ikibazo twese turapfa, epiko muzumve nayo ari kuvuga mureke tuzambane kandi inama tuzayijyane Kigali. Wowe ndi mayimayi ushigikiye, nabanje kugira nkicyumva kari agahungu bwa mbere, nabanje kugira se ntitwatundi sinzi nimba ni kagabo, sinzi nimba ari umupapa nimba ari umusaza, sinzi nyamenya naho ushobora kumuklasa bitewe n'ako kajwi, bitewe n'ibitekerezo bye bipfuye. Je ne sais pas, donc nabuze aho ushobora kumuklasa. Seulement kugasanga ngo iyo ntambara tuzayigeza paka i Kigali. Yewe abantu bagukuye kuva Bunagana, uyu munsi bakugejeje point zero, bakugejeje mu Rwanda na kwezi, hanyuma uko urasema uzatera u Rwanda. Wowe ndi ugasanga n'ingegera zose ufite de toute façon, izi social media zatumye n'ingegera zigira espace aho zivugira exprima. De fois moi je vois que n'abari abantu bavuga biriya de fois soit no gushaka buzz, bashaka gusa de buzz cyangwa se bashaka kumenyekana, ariko bajye bamenya yuko barasebye. Nabivuzeho kare, le mauvais action mène toujours, ok, le mauvais action mène toujours dans le mauvais comment on appelle dans le mauvais situation en fait. Ubu ngubu Kongolo yicaye, je ne sais pas dans quel état Kongolo arimo. Minembwe yonyine yatumye agira AVC, yatumye byibuza agabanya amagambo avec la prise ya Minembwe, parce que yaricaye ajya no muri space, iyo space nanjye nayibayemo en tant qu'anonyme, ariko nabyumvaga il s'est vanté avuga yuko moi je vous assure Minembwe yafashwe de bla bla machin, tu vois. Ariko buriya imana yacu niyo mpamvu tubabwira ko iyi koze twe tugendana n'Imana. No, ntabwo ari ibintu twicaye gusa abantu barabyutse ngo bafashe imbunda. Non, quand tu revendiques avec une bonne cause, une cause noble, byanze bikunze uzatsinda. Iyi ntambara yafata izindi 10 ans, indi myaka 10, yafata 100 ans, n'abana bacu bazamenya yuko il y a eu un peuple, il y a eu des grands-parents qui se sont résiliés contre l'adversaire. Kuburyo turashaka ko uyu munsi bazatekana abana bacu, niyo murage tugomba kuzabasigira.
bakamenya ko hariya ni gakondo yacu kandi byanze bikunze tugomba kuhagarurira kuko niyo komine Kisekedi yakuyeho muri kugira ngo ashimishe banzangi ba Eva Bazayiba de Blachin bariya babitakwira tout comme ça. Nababwiye yuko on n'aura même pas cette commune, nous aurons un pays, toute une identité. Twasatura Kivu twayisiga muri en entièreté bazana système fédéral, we don't care, ariko hariya tuzagira iwacu et puis tous ces gens là ils vont envier chez nous byanze bikunze tôt ils viendront envier chez nous. So ndabashimiye, shimiye host